Muraho neza mwese. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo burindwi bwo gukorera amafaranga kuri interineti. Muri iki gihe interineti ni igikoresho cy'ingenzi cyane gitunze amamiliyoni y'abantu hano ku isi. Bamwe bakoresha interineti binjiza amafaranga yunganira akazi kabo, naho abandi niho bakura amafaranga yose bakoresha mu buzima busanzwe kandi irabatunze. Niba rero utajya ukoresha interineti mu buryo bwo kukwinjiriza amafaranga urimo gucikanwa. Niyo mpamvu muri iyi video naguteguriye uburyo burindwi bwo gukorera amafaranga kuri interineti. Byansabye kumara amasaha menshi ndi kuri interineti ndimo gukora ubushakashatsi kuri buno buryo burindwi, aho naje kubona uburyo bwinshi cyane burenga 1000, gusa ndavuga uti reka mpitemo buno buryo burindwi kubera ko aribwo buryo nabonye buhiga ubundi kandi umunyarwanda ashobora kuba yakoresha bukamubyarira umusaruro. Tudatinze mayera rero reka duhere ku buryo bwa karindwi. Uburyo bwa karindwi ni uburyo bwitwa freelancing. Freelancing abantu benshi barabuzi kubera ko ni uburyo bukora ku muntu uri mu Rwanda, uri mu Burundi cyangwa ikindi gihugu cyose waba uturukamo. Buno buryo ni uburyo wakoresha maze ugatangira kubona amafaranga kuri bank account yawe. Rero ukibaza uti freelancing buno buryo bukora gute? Niba hari ubumenyi ufite ku kintu runaka, freelancing ni iyawe. Ese kuki mvuze gutya? Ni ukuvuga ngo freelancing ni uburyo bwo gutanga ubumenyi ufite ku kintu runaka, cyangwa ugafata ubwo bumenyi ufite maze ukabuvunjamo serivisi ukayiha abantu maze ugahabwa amafaranga. Niba rero nk'urugero uzi ikinyarwanda ndetse ukaba uzi n'icyongereza, ushobora gukoresha ubwo bumenyi ukigisha abanyamahanga ikinyarwanda maze bakaguhemba bakaguha amafaranga. Cyangwa wenda ukaba uzi kwandika ugafasha kampani runaka mu kwandika document zabo maze bakaguhemba. Ikindi kandi uramutse ufite ubumenyi nko muri programming, uzi gukora ama platforms, gukora website na application, naho ushobora kujyaho ukabona abakiriya bashaka ibyo bintu ukabibahereza maze bakaguhemba. Ushobora gukoresha imbuga nka Fiverr, Upwork cyangwa freelancing.com ugasangaho abakiriya maze ukabaha serivisi bakeneye bakaguhemba. Ukoresheje uburyo bwa freelancing ushobora gukorera amafaranga menshi cyane uko ubyifuza, ndetse ukaba wabusimbuza akazi kawe gasanzwe, kuko ushobora gusanga amafaranga ukorera ahangaha ariyo menshi cyane kurenza ayo usanzwe ukorera mu buzima busanzwe. Niba ufite smartphone yawe rero cyangwa laptop, fata ikaramu wandike buno buryo ubukoreho ubushakashatsi maze utangire nonaha ukorere amafaranga ukoresheje buno buryo. Rero reka tujye ku bundi buryo bwa gatandatu. Uburyo bwa gatandatu ni uburyo bwitwa website blogging and e-commerce. Website blogging ni iki cyangwa e-commerce ni iki? Ubu ngubu rero ni uburyo bwo gukorera amafaranga kuri interineti bukorwa n'abantu benshi cyane, ndetse ni uburyo bukorwa n'abantu benshi, amamiliyoni y'abantu. Ni ukuvuga ngo niba wenda warigeze ujya kuri Google ugafata telefone yawe cyangwa se computer yawe ukajya kuri Google ugasacinga ikintu runaka, uhita ubona ko Google ubwayo iguha amakuru menshi, gusa ayo makuru ukayasanga kuri website. Rero ayo makuru ubona ni ukuvuga uti ubona post cyangwa blog y'abantu banditse, ukagenda usoma bitewe n'amakuru ushaka. Rero abo bantu banditse ayo makuru, abo bantu bose barahembwa kandi abinjiza amafaranga atubutse. Ibyo rero nibyo bita website blogging, kwandika inkuru cyangwa ikiganiro cyangwa amakuru runaka kuri Google, ugakora website ukandikaho amakuru, ugatanga ubumenyi runaka ku kintu maze ugahabwa amafaranga biciye muri Google AdSense. Ibi ngibi ni ibintu birebire, ngiye kubigusobanura byose byantwara umwanya, gusa buno buryo ni uburyo bwa gatandatu ushobora gukoresha maze ukinjiza amafaranga kuri interineti. Ikindi nigeze gukomozaho ni e-commerce. E-commerce ni ugufungura website cyangwa ugafungura application maze ukajya uyicuruzaho ibicuruzwa runaka, ndetse ukinjiza amafaranga biciye mu buryo bwa affiliate marketing. Ni ukuvuga ngo ucuruza ibicuruzwa by'abandi bantu ukabicuruza kuri website yawe cyangwa kuri application yawe, maze abantu bakabigura, ukinjiza amafaranga ya komisiyo bitewe n'uko wacuruje izo products z'abandi bantu. E-commerce na website blogging ni uburyo naguteguriye ku mwanya wa gatandatu ushobora gukoresha ukinjiza amafaranga.
buno buryo bwaguha amafaranga menshi ndetse bukaguhindura umuherwe uramutse ubikoze neza, gusa nyine urumva ko bitwara igihe kirekire kandi bikaba bisaba no kwihangana ndetse no gukora neza. Rero ushobora gukora ubushakashatsi kuri website blogging ndetse na e-commerce, maze ukareba uburyo bikora ugatangira kubikoresha. Ikintu bisaba ni ukuba ufite ubumenyi bukeya ndetse ufite n'amafaranga make y'igishoro. Mu gihe udafite ubumenyi muri programming, ugatanga amafaranga makeya bakagukorera website uko ubyifuza cyangwa application, maze bakayikustomizinga ku buryo ushobora gutangira kuyishyiraho products z'abandi bantu ukayamamaza, maze ugatangira kwinjiza amafaranga. Rero kora ubushakashatsi kuri buno buryo ndetse ndizera ko buza kugufasha ndetse buzaguha amafaranga menshi nubukora neza. Reka tujye ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu ni uburyo bwitwa paid apps or websites, cyangwa se paid services, ushobora kubyita gutyo, kubera ko nabwo ni nka serivisi utanga kuri interinete gusa yishyurwa. Ni serivisi akenshi zikunda kumara igihe gitoya. Niba urumvishije nko kureba video ukinjiza amafaranga, cyangwa kumva indirimbo, cyangwa gusubiza ibibazo, maze ukajya uhabwa amafaranga. Ibi ngibi byose biri muri kino cyiciro cya paid services. Rero buno buryo nabwo ni uburyo, hari ama-application menshi n'ama website atanga zino serivisi, ukagenda ukareberaho video maze ugahabwa amafaranga. Nakoze video nyinshi ziri muri kino cyiciro, aho izo video ugenda ukazireba, cyangwa ukareba indirimbo, cyangwa ukajya ugasura ama website ugatumira abantu. Ibyo byose biri muri kino cyiciro cya paid services, aho ugenda ugakora igikorwa runaka bakakwishyura. Rero reka tujye ku mwanya wa kane, ariwo photograph. Rero ni uburyo busanzwe muzi muri quartier. Ushobora kuba uziranye n'umufotografa, umuntu ufotora cyangwa umuntu ufata amavideo. Rero ibi ngibi urabikora nabyo ukoresheje mudasobwa yawe, ukabyoheza kuri internet. Ni ukuvuga ngo gufata amafoto runaka maze ukayashyira kuri internet maze ukishyurwa. Ibi ngibi nabyo ni ibintu birebire, gusa ni uburyo naguteguriye ku mwanya wa kane. Hari ama website nka Shutterstocks, iStocks, ushyiraho video cyangwa amafoto runaka, maze ayo mafoto n'izo video zikazakoreshwa na company runaka, cyangwa zigakoreshwa n'aba content creators, maze bakakwinjiriza amafaranga. Ni ukuvuga uti bakaguha commission ku gihe igihe post yawe cyangwa se amafoto yawe n'amavideo yaguzwe. Rero buno buryo nabwo ushobora kubukoraho ubushakashatsi, maze ukazahitamo niba koko uzabukoresha. Reka tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu hari uburyo bwa crypto trading cyangwa forex trading. Ubu ngubu bwo ni uburyo burimo risk cyane, kubera ko ushobora guhomba amafaranga ufite cyangwa se ukunguka menshi. Gusa uramutse ubukoze neza, ni uburyo bwakwinjiriza amafaranga menshi cyane ndetse bukaba bwaguhindurira n'ubuzima. Forex trading cyangwa crypto trading bwose ni uburyo bwo gucururiza kuri internet, ucuruza amafaranga. Forex trading ahantu itandukaniye na crypto trading ni uko forex ucuruza amafaranga asanzwe, ugacuruza amanyarwanda, amadolari, amapawundi ndetse n'ubundi bwoko bw'amafaranga, aho crypto trading ucuruza amafaranga y'ikoranabuhanga arimo bitcoins, ethereum ndetse n'ubundi bwoko bw'amafaranga y'ikoranabuhanga uzagenda umenya mu gihe ukoze ubushakashatsi kuri buno buryo, maze nabwo ugatangira kubukoresha winjiza amafaranga. Nk'uko nari mbikubwiye, ni uburyo burimo risk ziri hejuru, kuko ugomba kubujyamo mu gihe wabanje gufata amasomo, wabanje gusobanukirwa uko bukora. Gusa forex ndetse na crypto trading ni uburyo burimo amafaranga menshi, ndetse mwifuriza kuba wakinjiramo ukamenya uburyo bukora nk'umunyarwanda. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa YouTube channel.
Ya YouTube channel ni uburyo bwo gufungura YouTube channel ukajya ushyiraho content cyangwa se ugashyiraho amavideo runaka akora yigisha cyangwa anezeza abantu, ukajya muri industry ushaka maze ugatangira kwinjiza amafaranga ukoresheje YouTube. Ya YouTube rero ni umuyoboro ukoreshwa n'abantu benshi cyane hano ku isi, ndetse ni uburyo burimo amafaranga menshi cyane mu gihe uramutse ukoze neza bwaguhindura umukire. Ya ku mwanya wa mbere naguteguriye uburyo bwitwa affiliate marketing. Ukibaza uti affiliate marketing ubu buryo bwo bukora gute? Ya no kuvuga ngo affiliate marketing ni uburyo winjizamo amafaranga avuye muri komisiyo, ukamamaza ibicuruzwa runaka maze ugahabwa komisiyo bitewe n'abantu bagiye bagura, rero nibwo ugenerwa amafaranga nawe uza guhabwa. Ahangaha rero wamamaza ibicuruzwa bitandukanye ukabyamamaza ku mbuga nka Facebook, WhatsApp, YouTube, websites ndetse n'izindi mbuga ushobora kwamamaza ibicuruzwa by'abandi bantu maze ugahabwa amafaranga. Ya affiliate marketing ni uburyo ushobora kwinjiramo ukabwigaho ukareba uburyo bukora, ndetse ni uburyo burimo amafaranga mu gihe ufite aba followers, ufite abantu bagukurikira ku mbuga zinyuranye. Ya ntabwo ngiye kuvuga byinshi kuri buno buryo, gusa nk'uko nahoze mbigushishikariza, banza ukore ubushakashatsi, usacinge ku mbuga nka Google, usacinge what is affiliate marketing, ujye no ku zindi mbuga urebe icyo bagenda babivugaho, urebe amavideo kuri YouTube yerekana uburyo buno buryo bukora, maze uhitemo niba utangira kubukoresha. Ya nahangaha rero kandi ngiye kuba nasoreza iyi video, ndizera ko ibafashije, kandi niba koko igufashije ndagusaba kugira ngo ukore like, kandi niba uri mushyashya kuri ino channel ntugende udakoze subscribe. Ya kubindi kandi uramutse wenda wahisemo uburyo runaka ushobora kubwandika muri comment ukambwira uti uzadukore video kuri buno buryo, nabonye ari uburyo bwiza nakoresha. Ya kandi ikindi kibazo cyose ufite nanone ushobora kucyandika muri comment. Ya naho mu yindi video, ciao ciao.